Sharomo sharomo nshuti bavandimwe aho muherereye hose. Ijambo imbonerakure cyangwa se izina imbonerakure cyangwa se abantu bitwa imbonerakure, nagira ngo nkubwire ko iri zina rigiye kwibagirana neza nk'uko abantu bibagiwe kwambara ubusa. Nagira ngo nkubwire ko ijambo imbonerakure cyangwa n'umuntu witwa iri zina nanumva iyi video, ngira ngo aze kumenya ko ari amasaha makeya asigaye cyangwa se iminota cyangwa se amasegonda cyangwa se amatsiyerisi, ijambo imbonerakure bikarangira n'umuntu wiswe iryo zina wananyura mu bantu ukajya unavuga utuya njyewe sinigeze mbi imbonerakure, ni naka nabashutse nabanyujije. Ijambo imbonerakure mu gihugu cy'u Burundi expired, reka mbivuge muri urwo rurimi, ngira ngo nabivuga nemeye nemanga expired. Nk'uko bisanzwe ngira ngo ubu ni ubutumwa nkuzaniye bushyashya nahawe kandi biri ngombwa ko navuga. Mu ijambo rimwe n'irindi rero, umuntu witwa imbonerakure uri bwumve buno butumwa mu rurimi ubasha kumva rw'ikirundi, imbonerakure mu kirundi ni abantu bitwa imbonerakure n'imboneshakure. Imbonerakure n'imboneshakure, reka mbivuge uko signification y'imbonerakure n'imboneshakure. Ni abantu rero navuga bafite ubumwe mu ishyaka CNDD-FDD. Noneho rero iki kintu nicyo kigiye gusenyuka, cyose gishirire ku butaka, cyose kirangirire hasi. Kandi uwacyubatse we yacyubatse abona ko yubatse ikintu kizima, ariko yubatse ikintu kibi. Iyo yubaka imbonerakure z'u Burundi rusange, z'umurundi n'umurundikazi zireberera igihugu, ntiyubaka imbonerakure zireberera ishyaka cyangwa se umugambwe. Imbonerakure rero ni amaso y'umugambwe, ni maneko z'umugambwe mu gihugu mo imbere, ni amaboko y'umugambwe. Tudasize rero abantu bitwa abakenyerarugamba. Ni mu rukenyere mu rurwane, niba muzarutsinda simbizi, ariko urugamba rw'Imana nta mukenyerarugamba warutsinda. Umukenyerarugamba ni umukenyerarugamba, ubwo imbonerakure ni umugabo, umugore akaba umukenyerarugamba, ariko bose ni imbonerakure. Aba bantu rero ntabwo bubatsishije itafari Yesu yabahaye kubaka, nta nubwo basutsemo amazi Yesu yari yabahaye gusukamo, nta nubwo ibyo bubaka ari iby'Imana yari yababwiye kubaka mu gihugu. Oya, imbonerakure zubatse inyungu z'umugambwe, zubaka inyungu z'umuntu n'abantu, zirengagiza inyungu z'Imana. Kandi inyungu z'Imana zigiye kuzagaragara mu bintu rero Imana ije guhindura. Nkiraho mu bintu Imana ifitemo intego no guhindura mu gihugu cy'u Burundi, harimo ko ubutegetsi Yesu agiye gushyiraho ubutegetsi bwiza, n'uburiho ni bwiza, ntihagire umuntu ndeba nabi, ariko mwishimire irindi terambere Yesu abazaniye. Hari ubutegetsi bushya Yesu agiye kubaha, ariko muri ubwo butegetsi bushya, subije abantu bose babibajije, ntabwo hazabamo ijambo imbonerakure cyangwa abakenyerarugamba. Aba bantu ntabwo bazagaragara muri iyi guverinoma nshya. Kandi nihanabaho ba bantu bazi kurwana ngo biyimike, harimo n'abazabakomera amashyi bakajya bavugira ati wowe uravuza ingoma nanjye mvuge ko mbaye umwami, kandi noneho abandi bakoma amashyi ko ibintu bimeze neza. Ibyo byose Imana yabatanze kubibona no kubimenya, ntabwo bizabahira. Mu ijambo rimwe n'irindi rero, ari abakenyerarugamba, ari imbonerakure, mwari kubaka igihugu cy'u Burundi mukagiha umurongo umwe mwiza,
mukarwanirira igihugu mu murongo umwe, mukubaka igihugu mu nzira imwe. Ubu rero mwubatse ishyaka naryo rigenda rubiriki, bamwe baragenda abandi barasigara. Unyumvira akaga kateye. Uyu munsi tuvugana, ni gute igihugu mo imbere kigiramo umugambwe n'ishyaka kandi ari igihugu kimwe, rigakomera rikaba nka beto, rikaba umusozi, bakaririmba ngo 100% sapurusa, bakaririmba ngo inkona irarara. Mu ijambo rimwe rero n'irindi, ntabwo uyu ari umugambi w'Imana, ni umugambi Satani aba yazanye mu gihugu. Niba mureba kure, ni umugambi dayimoni iba yazanye mu gihugu ngo izagera igihe itikiza abantu, ihonye abantu, izagera igihe abantu babigenderemo, kandi koko ku mpamvu z'imigambwe n'amashyaka. Muze mubirebe iyo amatora yegereje, dayimoni igira abantu yica, abandi bagahunga. Muze mubirebe iyo amatora yegereje, mukabarihama injyana abantu barwana, musengera abantu bama baterana amakudeta. Kubera ko utari imbonerakure ni ikibazo gikomeye cyane. Kubera ko utazi shirira, utari kuba umwe mu babo, ubwo uri opozisiyo. Ibaze nawe umbwire vrema, opozisiyo iri mu gihugu. Ni gute umuntu yaba opozisiyo kandi ari mu gihugu? S'il vous plaît, nawe untahuza ibi bintu. Umuntu yaba opozisiye ate kandi ari mu gihugu imbere? Ni umuturage wihingira ibiraya, ni umuturage wihingira cyangwa urima, ni umworozi. Buno muntu aba opozisiyo. Avuye mu kazi yiriwe mu ibarabara ahimbaza CNDD-FDD, ntabwo ari guhimbaza Uburundi, ntari guhimbaza. Ariko ijambo marayika ntiyashimye imbonerakure ko zizakorana na guverinoma Yesu azashyiraho, ahubwo imbonerakure zizambura uyu mwenda, zambara umwenda wa Kristo wo gukorera igihugu. Imbonerakure zizakuramo indirimbo zihayagiza umugambi, zishyiremo indirimbo zihayagiza igihugu. Ni ukuvuga rero, hari ibintu marayika we iyo agiye kukubatiza, iyo umuntu agiye gukizwa, yambura umwenda w'ubupagani akambara umwenda w'ubukristo. Ubwakaborerwe, isindwe, amagambo adasa, ibikorwa bibi byose, iyo umuntu agiye gukizwa uhinduka icyaremwe gishya. Izi mbonerakure rero nazo zigiye guhinduka icyaremwe gishya, zibatizwa umubatizwa w'umutima w'amazi menshi. We si ngombwa ngo n'uw'idini, abanyamadini bizabareba. Ni ukuvuga rero nazo zizajya mu murongo wo gushyigikira Kristo kubaka. Nta muntu wanga Imana. Yesu apfa kuba akandagije ikirenge mu gihugu, agikubita ikirenge hasi ubutaka buramwumvira, agikubita ikirenge hasi ikirere kiramwumvira, agikandagira hasi nk'uko umuntu ava mu ndege nyine agakandagira ku butaka, agikubita ikirenge hasi, inyanja n'imigezi, ibiyaga n'ibiyaya byose bizamwumvira, ibimera, ibinyabuzima byose bizamwumvira. Ngira ngo impundu, amashyi, amashimwe, migeregere byose bigomba kwitabira iri jwi ryo kuvuga ngo kaze, karibu, hozana, hozana. Bose bazubarara n'ibiti n'amabuye bavuga ngo umwami w'abami, umwami w'abami. Ngira ngo Ubugande, u Rwanda, Kongo, kubwo Burundi marayika uhari. Ni umugisha ko iki gihugu kizabarasira. Ubwo ndabizi mugiye guhita mundeba nabi, wese u Rwanda rwo nta marayika arahari, Ubugande nta marayika arahari, none se Isiraheli kwihari, ibindi bihugu byo ntibihari. Ubwo mugiye kuvuga ngo kuki ushyigikira Uburundi cyane, uvuga Uburundi cyane. None se mwoka byaramwe ko atari jewe, mvuga iki? Imana ni ikimpa kukivuga ku gihugu cy'u Rwanda, amen, nzakivuga.
ijuru nirimbwira ngo dore marayika azanye umugisha mu Rwanda, kugeza ubwo umunyarwanda yenda aho aherereye hose azaba mwiza cyangwa azakira cyangwa azakizwa, nzabivuga uko. Nimundeke rero ubu butumwa nubwo abarundi murangize ningera kubw'u Rwanda, n'abarundi bazavuga ngo abanyarwanda muri kunda, nabo bazagaruka n'abandi bavuge ngo mwese ngo u Rwanda ni rwo wabonye, ngo ariko se hari umuntu hano, hari uwivuga amabi, ameza ahari, nubwo muzajya mubimbwira n'abandi. Rero ibirenge bya Yesu nibyo mugiye kubona bihindura ibintu. Aya maboko ya Yesu rero nasuhuza abarimo, muzarima iby'imvaruganda n'ibigikenewe. Iki kiganza cya Kristo nigisuhuza abari ku kivi cyo kubaka igihugu. Nta gicurane, nta gripe, nta malariya, nta kinini. Inganda z'imiti zizaba zisigaye zikora nk'izahombye. Nasuhuza abasenga, ntabwo ari ngombwa ko duhanura. Ubu turi guhanura kubera ko hari ibibazo, ariko mu gihe kiri imbere si ngombwa ko duhanura, kuko Yesu azaba yahanuye, Yesu azaba yabikoze. Amen, haleluya. Nasuhuza abatekinoloje, abahaka n'abanyabwenge cyangwa abahinga mu Kirundi, abo bose bazatekereza, bajye batekereza ibintu uvuge ngo ijuru ryimanukiye kandi ryahigereye. Ngira ngo ubwami buzaba bugeze igihe buvuga ngo uwo twategereje, uwo twarindiriye, Yesuwa wacu arahageze. Yesu. Kandi abaperezida bose bayoboye mu butayu, bakayobora mu butayu, Paul Sana, harimo n'ababuguye mu butayu, abaharaniye ubwigenge, independence, n'abandi bagiye bagwa ku rugamba mu buryo butandukanye n'ubundi. Pole, imiryango yanyu izabaho neza. Ntabwo ibikorwa by'indashyikirwa mwakoze ntabwo tubitesheje agaciro. Ntihagire n'umuntu wumva navuze ko imbonerakure zivuyeho ngo anyikorere, ngo uyu muhanuzi aratuvuze rererere, ngo n'ubundi ngo tuzatwara bareba, tuzakora bareba. Nta kibazo, nutwara ngenda hombi, nitwarire rwose. Ariko icyari cyiza ni ubugingo bwawe. Ngenda hombi iki, cyangwa se nirihe tongo ndaza kugura ngaho? Ahubwo genda senga ibi bintu Imana yambwiye nibisohora, nzafatikanya namwe kubihimbaza no kubinezerwa. Ni ibiki se Barundi? Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, ubu marayika yaza akabwira perezida w'u Burundi ngo ndi marayika nturutse mu ijuru nje gukorera igihugu, kugufasha, mpagararanye nawe, ndi Uwiteka, sinje kurimbura, kuko nta butumwa nigeze mbaha burimbura abantu mu Burundi. N'intambara naravuga ngo dusengere ukwa 4 n'ukwa 5 n'ukwa 6, kandi biri kugenda byegera aho turi kureba neza niba kuko Uwiteka amaze gukuraho intambara, tuzabitangaza ko yavuyeho. Ubwo yahagarara aho marayika agahagararana na Sebarundi ati ndi Uwiteka narinzanwe no kuba umugaba w'iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Hama Ndayishimiye agahita avuga ngo hoya, ngo ngiye ngo ushaka kuyobora, ngo subirayo. Wibeshyera Sebarundi ko adakeneye inkunga y'Imana. Nta muntu n'umwe udakeneye inkunga y'Imana. Na Butina arayikeneye, natarapfa, ahubwo nuko mutayibona. Ntako mudasenga, ntako mutagira, ariko ntayo mubona. Ego, ni umuturage, ni umworozi, ni umurimyi, afite akazi akora gaciriritse, ariko kubera ko ngo yiriwe muri ibyo ntajye guhimbaza sendi dedefudede. Niki ko sendi dedefudede ari Abarundi n'Abarundikazi? Ubundi igihugu gicikamo kabiri imbere gute? Wagira ngo rero ni ya kanzu ya Yesu baba bashyize hasi abantu bakayifindira,
kuko eperoni ikurure aha ikurura abarundi, sendidedi ikurura aha ikurura abarundi n'andi mashyaka n'indi migambwe, umwe atwara agaparite kamwe, iyi ntara ni iy'abadede, iyi ntara ni iya eprona, iyi ntara ni iyaba, iyi ntara ni iyaba, aba bavuka aha, perezida wavukaga aha n'uyu yaduhaye ibi, uyu n'uyu yakoze ibi. Donke igihugu noneho rero gihindutse ya kanzu ya Yesu mugiye kugifindira mu kigabangane. Ubwo niba intara ya Bururi itemera Evariste Ndayishimiye nyakubahwa Generali Majoro Sebarundi nyene cyubahiro, iyo ntara ya Bururi ibihombeyemo. Donke Imana yo igiye gutangirira zero, mwese efase ratinge itangirire zero, nta buye rihari ryo kubakisha rizima uretse amabuye mashyashya. Mose yuriye umusozi akabaza aya mabuye akayaconga, yarangiza kuyakora. Nibyo uko niko kuri niwo mugani. Yagera mu bene gihugu agasanga ngo harimo abafite uburakare, hari abatari kumwemera, abatari kumuramya, agakubita hasi amategeko. Noneho Imana ikamubwira ati ngaho ihangira ibyawe, noneho turebe uburyo uri bubikore bukaba buboneye umwenegihugu cyangwa abanyagihugu. Byaranze rero, ubu Mose agomba gutanga imihoho uwitwa Yesuwa cyangwa se Yesuwa, nibyo niwe ugiye gutwara mu ntwaro, cyangwa se niwe ugiye kuyobora, niwe ugiye kwima ingoma. Narangiza jabukana abarundi, narangiza kubajabukana binjira i Kanani. Rero nimuhagera, haleluya, ni iterambere mugiye kubamo. Bamwe muzarengwa, yenda munibagirwa Imana, ariko umwanditsi yaravuze ngo numara kurya ugahaga ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe aho yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aha rero muzajyana n'abarundi bose, abari hanze bazababarirwa, bari mu gihugu bababarirwe. Abana b'abayobozi ntabwo bazabizira ngo aba n'abana ba naka ngo yakoze ibi n'ibi. Oya, ingoma ya Yesu ni y'amahoro. Iyi ngoma ya Yesu ntizahanguka. Umuririmbyi w'ikirundi nkunda yigeze avuga ngo nzokwama kwizigira zikutazompemukira, iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga nizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Haleluya, amina. Haleluya, amina. Ubwo Burundi buzaba bufite ibyishimo, intara zose ari Uburundi bumwe, amakomine yose ari Uburundi bumwe, udutumba twose ari Uburundi bumwe, igihugu cyose kiririmba Ozana. Reba uyu munezero, urebe uyu mugisha n'iyi mvura, abantu bambaye igihugu, abantu bakenyeye igihugu, abantu baririmba indirimbo imwe y'igihugu. Ariya mabuye Yesu yarayahiritse, izi nkona zarapfuye n'ibindi. Ariko unyumve neza, ndi umukristo, simvuze ko inkona zizapfura abantu, hazapfa ibimenyetso byazo, hazapfa imikorere yazo, uwo mudayimoni azapfa. Nta muntu uzapfa wambaye ibicapo n'ibirango by'inkona, ntabwo ari we mvuze ko uzapfa. Hatagira umuntu uhita abishishura ngo mvuze ko abantu bemeraga ibyo bintu by'inkona bazapfa. Muri abantu b'Imana, Yesu abafitiye urukundo, abafitiye imbabazi, agiye kubagirira neza. Umwami Yesu ashimwe cyane. Muzasanga rero muririmba, murya za manderene, rya vura rimera neza, wa muyaga n'imvura nziza, ya mafi yo muri Tanganyika n'iyindi migezi itandukanye n'akanyaruruhwa n'ibindi. Muririmba Ozana, tutaimba Ozana,
tutaimba hosana, tutizunguka zunguka mwenye giti cyaye, tutaimba hosana. Ntabwo hazaba hakiriho umurwa mukuru ngo wa politike Gitega cyangwa Bujumbura, hazaba hariho umurwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hazaba hariho idarapo rimwe, indirimbo imwe, siringa buno buzima, ngwino ube muri ubu buzima, umwami Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Muri ubu butumwa Imana yampaye, ndagaruka mu gusenyuka gukomeye cyane kwa Satani n'imigambi mibi n'intego ye mu gihugu cy'u Burundi. Ariko unyemerere mbanze mpezagire abantu bakurikira Imbabazi TV 3, baduha ibitekerezo, batanga amakuru, bahumuriza abantu, bafatikanya n'abantu kubaka igihugu, basengera igihugu. By'umwihariko n'abakanze subscribe, Uwiteka abahe umugisha. Abo bantu rero ngira ngo wa munota wo kubahezagira urageze, tega umutima n'ikiganza. Nimvuga ibi simvuga ibi, kuko nanzaba nkunzaba, nge nkunze umuntu ukunda igihugu ko cyaba umuntu umwe, kandi nanga umuntu witwazamo ngo twebwe turi Abatutsi, turi Abahutu. Ibyo bintu kwa jina la Yesu Kristo Imana yaremye Adamu na Eva pointe. Ibindi bisigaye nibyo mwahimbye kugira ngo mujye, abandi muwe, abandi mubone uko muyobora, abandi babone uko bicwa, abandi babone uko babakiza. Mbese nta hantu muprofitira kurimburira abantu benshi. Rero urumva agenda umwamamaza ubutumwa bwiza, ntabwo najya mu nyungu za Satani. Hano tuhicaye kubw'inyungu za Kristo. Kristo rero Kristo ni wowe umufitemo muri wowe. Niba Kristo ari muri wowe, umva ibyo Kristo akugambiriye. Turi mu kwezi kwa mbere kwa 2025, turi mu kwa kabiri, turi mu kwa gatatu, tugeze mu kwa kane. Turi muri Pasika. N'amezi mabi yagoye Abakristo ndetse n'abatari Abakristo. Ni igihe kibi kiruhije abantu kugeza ubwo abadayimoni babafashe mu ishingu, ndetse natwe tukaba tuvuga ngo ese Yesu Kristo umuremyi w'isi n'ijuru mu byaremwe byose, ese koko aduhana mu maboko y'abanzi bacu? Jamais. Ese koko uko muri Matayo havuga ngo dore igihe ikumwaka utashye, hariho akamenyero ko kugira ngo umuntu bamubambe. Ikigeragezo cyakubambye he? Kikumanitse he? Ikigeragezo kikwibasiye ku rwego rungana rute? Ese nawe bateye imisumari mu maboko barakubamba kubera ibigeragezo? Ese nawe bagufashe mu ishingu? Ese bari kukurisha akataribwa nk'uko Yesu ku musaraba bamunywesheje amazi akamira nkeri? Ese nawe isi niyo iri kukugirira imbabazi igapfa kuguha utwurya? Ese ijoro niryo rije kukwambika kandi ari ijoro ridafite ubwenge? Ese nawe aya magorwa y'umwami wawe yakugezeho? Mu izina rya Yesu Kristo ruca imanza ritabera, ritabangamye, ritabereye. Onodijezi umwami Imana wabambwe ariko agatsinda ibyo byose. Nibyo ko kunyuze mu mibabaro, nibyo koko wapfanye nawe, nibyo koko warabambwe nawe nkawe, nibyo koko ibigeragezo byarakugabanganye nk'uko bagabanganye ikanzu ya Yesu. Uburwayi bwaragufasheho igipande, ubukene bufata ikindi gipande, urupfu rufata ikindi gipande, ibigeragezo naka bifata igipande, mu rugo naho batwara ikindi. Umwambaro w'agakiza wari wambaye abadayimoni bawushwanyaguje, bawufindamo ubufindo bwo kugushinyagurira no kugucuhurira no kukurwanya. Ngira ngo mvugane nawe rero dukurikiye, ufite amatwi yumva iby'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo. Zuka kuko umwami wawe yazutse. Zuka kandi uzuke. Ntuzukire mu cyaro, uzukire mu murwa. Ntuzukire mu biciriritse, uzukire mu byo hejuru. Inshuti zawe zarakwihakanye ndetse zijya kwikingirana. Telefone barugara, amafaranga barugara, ifashanyo n'inkunga babishyira pembeni. Ntibongera kuguha umwanya nibura ngo ugire ijambo muri bo cyangwa uhagararane nabo uvuga ubutumwa bwiza cyangwa se wumve ibyururutse umutima. Niyo mpamvu nabo bategereje amakuru kuri wowe. Ese koko byararangiye? Bategereje kumva ko byarangiye.
tangaza mu izina rya Yesu Kristo ko bitarangiye. Uwa mbere wawe wo kuzuka ni uyu nguyu uri kumvamo iri jambo. Uwa mbere wawe wo kuzuka wageze. Byuka, kanguka, zuka urabagirane mu izina rya Yesu Kristo. Hagurukana ubutore n'ubutsinzi, hagurukana imbabazi n'imbaraga by'umwami wacu Yesu Kristo wakubami wakagucungura. Onodi Jésus, bazimu nibakurekure. Onodi Jésus, haleluya. Ndatangaza aho uherereye hose, umugabane uwo ari wo wose, kwa jina la Yesu Kristo ndatangaje mu izina ry'uwatubambiwe. Dayimoni isenyuke ku buzima bwawe, ubwami bwa Satani busenyuke ku buzima bwawe. Ngaho vana na Yesu mu mibabaro, injira mu munezero. Tambagizwa umurwa n'ifarashi. Nyuma yo kuzuka bamushyira ku murwa, bamushyira ku cyana cy'indogobe, bagenda batangaza hozana hozana. Abariraga barihanagura, abari bishimye banezere baguye mu kantu. Haleluya. Nubwo abadayimoni barinze imva yawe ariko uravamo, nubwo abarozi barara ku nzu yawe ngo udasohoka ariko uravamo, nubwo dayimoni irarira bizinesi zawe, nubwo umwanza acungira impande zose bagashyiraho ingabo impande zose, ariko mu izina rya Yesu igitare nikibirinduke kandi kikuveho. Uhagurukane ubutore n'ubutsinzi, ubutwari n'ubuhizi by'umwami wacu Yesu Kristo. Ngaho tera intambwe mu izina rya Yesu. Ngaho nyemerera usengane nanjye amasegonda 40 nkomeze ubutumwa Imana yari yampaye ku gihugu bugaragaza ibibi bigomba kuvaho n'ibyiza Imana ibazaniye. Kandi ni bibi ko abafite amaso yo kubona ko ari bibi barabibona, abafite amaso yo kubona ko ari byiza babona ibyiza, ariko harimo n'ababyita ko ari byiza nyamara ari bibi. Ubwo rero biterwa n'amatwi wumvisha, biterwa n'amaso urebesha. Ntabwo ari nge mwe muyera usobanura ibintu nk'ibyo ngibyo. Turagushimiye Mwami, umuntu uza kumvira ijambo akaryizera, rimukize, rimubohore, rimutabare mu izina ry'umunyanazareti. Umuntu uha agaciro imibabaro yawe, nawe uha agaciro imibabaro ye, kandi uko wayivuyemo nawe nayivemo mu izina rya Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, amen. Ngaho Imana icyubahiro kuvuye muri muzima. Haleluya. Twikomereza ubutumwa bwiza. Uwiteka ashimwe cyane. Harimo abantu babibona ko imbonerakure zitari gukorera igihugu kimwe nk'uko ziri mu gihugu kimwe, zitari kurwanira abarundi bose, zitari kuvugira abarundi bose, zitabereyeho igihugu cy'u Burundi. Ubwo abo nababibonesha ayo maso. Harimo n'abandi babibona ko imbonerakure ziragahoraho, zirakabyara, ziragaheka, nabo bafite amaso yo kubibona. Nge rero ubutumwa Imana yampaye yambwiye ko imikorere y'imbonerakure irahengamye, ntabwo ikorera igihugu kimwe mu bumwe, hazamuke bose kimwe, ahubwo igihugu kiri mu murongo usa no guhengama. Yesu rero aje kubitengeneza bishyire mu murongo, birebe imbere. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Harimo n'utambwira ngo ubutumwa uvuze iyo uburekera uko ngo ntubushyire. Ntabwo nge ndi umunyepolitiki. Nababwiye ko Uburundi buzagira idarapo rimwe, bukagira indirimbo imwe, bukagira intara imwe ariyo Burundi, bukagira ishyaka rimwe ariyo Barundi, bukagira perezida umwe. Abasigaye mwese muri abakozi bagomba gukorera igihugu kimwe. Kandi ibyo ni nabyo Evariste Ndayishimiye nyakubahwa umukuru w'igihugu yifuza. Nuko adashobora kubishyira mu bikorwa, atari Imana ntabyo yahashyira. Yateye haleluya, ntabwo bakikiriza amen. Rero simbonera kure gusa, nta n'irindi shyaka ryemerewe kugira ibintu byitwa imigambi. Noneho ngo haza abantu bashinzwe kubyamamaza. Buri mbonera kure zishinzwe kwamamaza CNDD-FDD ahantu ahariho hose ariko igihugu cyose. Ubwo butumwa rero zijyana n'ubwo zitangaza nishirira, nubwo gucinyiza bamwe abandi banezerewe. Cyaratuvunnye ntitubaha. Ariko nabo ucukumbuye ntabwo banze Burundi, ahubwo umwe abavuga ati utanyubikira imbere, undi ati utanyubikira imbere, undi ati ndi gucinya inkoro ndebe ko nabona ibyiriwe n'ibyaraye.
mu ijambo rimwe n'irindi rero umweyo uzenguruka igihugu cyose, rakirete izenguruka inzu yose, itoroshi izenguruka inzu no mu byumba no mu dukorodoro no muri saro no muri saramanje. Iyi nzu yitwa Uburundi nta hantu itoroshi y'Imana itari kureba. Ntabwo Imana yaza kugirira neza Abarundi ngo isigemo ibintu byitwa imbonerakure, ikintu cyitwa agatsiko ntibishoboka. Yesu iyo yubaka ubumwe ku muntu uri hejuru kugeza kuri hasi, kuri hasi kugeza kuri hejuru. Ntabwo Yesu aje kubaka aba ngo asenye aba, oya. Ariko mu ijambo rimwe n'irindi hari amafaranga ajya no mu mbonerakure yakabaye akora ibikorwa remezo rusange. Mu busanzwe rero ntunumve ko ayo magambo yose mvuze ari ubuhanuzi, ahubwo ni ubuhanuzi mu bujyanama, mu kubisobanura no mu kubyumvikanisha ubutumwa Imana yavuze. Ninde muntu mu Burundi udakeneye kunywa amata? Ninde? Ntawe. Udakeneye kunywa amata? Nta n'umwe. Ninde muntu mu mugisha Imana izanye? Ninde muntu udakeneye kwimbura ibimuhaza? Ninde muntu udakeneye umugisha mu buryo bumwe n'ubundi? Nta n'umwe. Bamwe bajya mu bapfumu bahiguye umugisha Imana ibazaniye, bandi birirwa barondeza bashakisha umuhanuzi wahanura uyu mugisha Uwiteka abazaniye. Ninde rero wawanga? Nta n'umwe. Nagira ngo rero nkutangarize wowe udukurikiye, uri Umurundi uba muri Kenya, uri Umurundi uba Uganda, uri Umurundi uba mu Burayi, uri Umurundi uba Etazini, uri Umurundi uri mu Burusiya cyangwa n'ahandi no mu Bushinwa n'ahandi hatandukanye, nk'uko Abanyafurika ku bw'umugabane tuvukaho ukenye, umuntu wese aho abonye ajya gutera indobane aho ngaho. Yesu rero ajya avuga ngo noneho tera iburyo bwawe. Mu Burundi hagiye kubaho rya jambo ngo tera iburyo bwawe. Tera iburyo Burundi, mugiye kurobera iburyo. Uyu ni umugisha ku buryo n'uri mu mahanga umugisha w'Imana umusanganye. Uyu ni umugisha ku buryo n'uri kubyara umugisha wubona akabyara hano. Haleluya. N'uri kurya byo kurya bye akabimira aririmba indirimbo zururutse umutima. Uyu ni umugisha abigisha abigishwa bitazongera kubagora, ahubwo ni umugisha wongeweho umugisha. Ngira ngo mbivuge neza, aba bitwa abakenyerarugamba mu ntara zose, imbonerakure mu ntara zose, ubu tuvugana kikubwira ko ibyo bintu bisenyutse, ikimenyetso cy'uko ibyo bintu bisenyutse, kandi nta muntu uzabigiramo uruhare. Ataza kugira umuntu umveba ngo ese ngo hazaba intambara ngo ibikureho, ngo ese ngo hazaba ibiza bibihirike, ngo ese ngo ni igihugu kizatera kikabisenya. Ntumbeshere, ibyo mvuze ni ibi, ni Imana ishobora byose, izabikuraho yo. Nta n'impamvu zindi zo kumena amaraso, zo kurimbura abantu, zo kurwana. Ibi bintu rwose bizahera nk'amahembe y'ingurube, birangire biveho. Ntihagire umuntu uvuga ngo bizavaho gute. Oya, ntawugira inama Imana. Imana irihagije mu bumana bwayo kuzuza no gusohoza ijambo yavuze, ikarikurikirana ibihetanwe, ariko ikarishyira mu bikorwa. Abantu baba bafite ibibazo ni abashaka ko bigumaho, kandi byagumaho biteze. Kugumaho kwabyo bigumyeho, mwebwe muzajya mu mugambwe ku ngufu, kuko n'ubundi hari ababirimo batabirimo, bagenda bagakoma amashyi rwose. Mbose nkubeshye
sinabaye se mukamehenge abantu baba babirimo batanabyemera batanabikunda, ariko kugira ngo waramuke anirirwe silivopore akabibamo uko nyine ngo none mbwirene ngo aha anye ngo natwe turagenda kweri tukabihimbaza tugakoma amashi kugira ngo abantu baramuke. Oya, si byo mvuga, ahubwo ngarukanye ubutumwa bwururutsa imitima. Haleluya. Bwururutsa imitima. Nta ntara y'u Burundi izavaho n'imwe ngo ize ku Rwanda, ku Bugande. Nta ntara n'imwe izava, ntayo. Icyo Burundi kiraho. Kandi ntimugire ngo igisirikare mufite nicyo muzaba mugifite. Oya, mugiye kugira igisirikare kitari iki, mugira igipolisi kitari iki, n'impuzangano n'impuzu byose bizahinduka, ahubwo bizaba ari bishya. Mu by'ukuri rero amanywa na nijoro ukeneye kwinjira cyangwa gusohoka azasanga habona. Mu by'ukuri kandi nanone umupaka winjira n'usohoka byose bizinjiza amahoro. Haleluya, 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 haleluya. Hari n'urupfu rwihutirwa. Marika yarambwiye ngo ikimenyetso nguhaye nuko muri aba bantu bahayagiza bashimagiza ibintu by'ishyaka n'umugambwe n'ibiki byose, dore harimo umugeni. Ntabwo muvuga izina hatagira umuntu uzavuga ngo ubwo ngo wari maneko, ngo wari ubizi. Ndi maneko se ngira igisirikare nkoresha cyangwa ngira igipolisi nkoresha? Mwamurinze buno mwebwe mumuzi, ntimumurinda n'ubundi se, ntimumucungera n'ubundi se. Ariko amatora ya perezida azajya kuba, ibi wabibonesheje amaso, wabibonesheje amaso. Nabonye umuntu apfa kandi baramushyingura, urupfu rw'umubiri ntabwo ari ugupfa mu buryo bw'impemu bimwe bavuga ngo abantu bapfa bahagaze. Oya, w'umubiri, bw'umubiri. Buno tuvugana rero, uyu muntu n'ikimenyetso namuha, afite inzozi z'inko cyangwa igikona, gihora kigira sirikirasiyo. Aryamye agize kuno abona inkona yarara mbaye akanyu. Iyi nkona rero ihora ku buzima bwawe. Iki gisiga yewe agerageza no kwambura iyi mipira baba bambaye. Ni igitsina gabo, ntabwo ari igitsina gore. Agerageza no kwambura ibi bintu no mu nzu, akagira uko abibika, ariko bikanga, bikamwegera, bikamukurikirana. Wagize ngo se iyo mesaje ninde uyikuzanira? Kwari uko ufite amaso utareba, ufite amatwi ntiwumve. Wagize ngo ninde muntu ubikurikirana? Reka nibwirire abantu bakunda Uburundi, nigarukire abantu mukunda Uburundi mu busengere, abantu bakunda Uburundi muririmba indirimbo z'Uburundi rusange bumwe, abantu bakunda Uburundi mu buvuge neza, abantu bakunda Uburundi mu bwegere, abantu bakunda Uburundi mutanga inkunga yanyu n'imisanzu yanyu, mu bwubakisha amabuye, ntimubwubakisha umucanga cyangwa umusenyi, kandi ntimubwubake ku musenyi. Abantu bakunda Uburundi, ibintu by'imigambwe mube mubyihojeje, ahubwo mwubake igihugu. Kuko ibyo bintu by'imigambwe Imana yabideretinze, iri kubyegeza hirya, iri kubikura. Abantu bakunda Uburundi, mushakishe icyatuma iri sezerano risohora. Ni igiki? Ni ukuvuga ngo Mwami Yesu ni wowe waremye isi n'ijuru, wimika abamukimura abandi. Tugushimiye. Ntihazagire umuntu ujya gutera kudeta, ntihagire umuntu ujya kurwana, ntihagire umuntu ujya kwikoma abantu. Imana ntirwanirirwa. Evariste ndayishimiye, yamara umwaka, yamara amezi, yamara imyaka, yabiraga n'umwuzukuru we, uwavuze niwe uzi igihe agomba kubikorera. Harimo igihe umuntu aba arushye, nabihanura uko agahita yumva uyu munsi byarara bibaye. Nge sisohoza, si nge Mana. Uwiteka nuvuga ijambo akarisohoza. Yarisohoza rero buno nkiri no kuri kamera nkarangiza ikibwiriza risohowe. Amen.
ryasohora ejo bundi. Amen. Icyo mvuze, icyo ngaragaje ni uko nta muntu ukwiye kurwana intambara mu mubiri, iby'impwembo n'ibyaba impwembo, kandi hahirwa abategereza bihanganye ibyo babwiwe n'umwami Imana ko bizasohora. Abo ko bizasohora. Yego, nanjye niyo nkunga naguha kandi y'umugisha. Reka rero soze ngushimira we wabanye natwe. Turagushimiye mwami Yesu, iyo uvuze biraba kandi wategeka bigakomera. Ntunegurizwa izuru, uri igiti cy'inganzamarumbu, isambu itarumba. Ndagushimiye ko ari we mwubatsi wubaka imitima ndetse n'umubiri, ukubaka n'igihugu. Igihugu ntikivuka umunsi umwe, kimaze igihe cyaravutse, ariko urakoze ko ucyubatse. Ndagushimiye ko ushohoje ijambo ryawe. Ngaho rero si Burundi gusa wubake u Rwanda, wubake Ubugande, kandi wubake Kenya, wubake imitima y'abadukurikiye n'abatwumva n'abatatwumva, mu izina rya Yesu. By'umwihariko ni wowe utera imbuto ukayivomera, ukayirasira izuba n'imvura, maze ikera igasarurwa. Umugisha amatwi yumvise ubu butumwa n'amaso abubonye. Ngaho rero ntibabone twe ntibumve twe, ahubwo ibyo ushima n'ibyo ushaka bibeho mu karere k'ibiyaga bigari, ku baperezida no ku bihugu bayoboye n'abayoborwa, mu izina rya Data wa twese n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Amen. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Ciao ciao. Shalom shalom. Turabakunda cyane. Very good.